mpuzamahanga w'urubyiruko wizihirizwa mu karere ka Rwamagana. Ni iby'agaciro rero nagira ngo nsabe urubyiruko ruri hano rwose dushimire Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yemeye ko uyu munsi tuwizihiriza hano. Nagira ngo nsabe kandi urubyiruko rurimo kuva mu makarase aho rwari ruri yuko bakomeza kwihuta bakinjira ariko mu ituze kandi batuje kugira ngo tuze gukurikira ibiganiro biri kubera aha ngaha. Ubwo abari muri protocole mwadufasha urubyiruko rugakomeza kwinjira muri sale ariko bakinjira mu ituze kugira ngo tutaza kugira gahunda tuza kurogoya, bakaza mu ituze ariko banihuta. Ubwo abashinzwe protocole babidufashemo kuko hano dufite imiryango myinshi ushobora gukoresha n'iyi ngiyi igana aha ngaha ariko bigakorwa mu ituze. Kakaba ari akarere gatuwe n'abaturage 484,953. Muri uwo mubare w'abaturage umubare munini ukaba wiganjemo urubyiruko kuko nk'ahandi hose mu gihugu barenga 65%. Bikaba bivuze yuko Nyakubahwa Minister of State ari imbaraga dufite nk'akarere ka Rwamagana, nta cyatunanira icyo twashaka cyose kugeraho dufatanyije n'izo mbaraga tubabwiye zifite ijanisha ringana gutyo, nta na kimwe tutakora. Ubwo bivuze yuko akarere ka Rwamagana nta excuse n'imwe dufite yo kugira ibyo tudakora kandi neza ko dufite imbaraga mpuzamahanga w'urubyiruko. Nongere nshimire urubyiruko turi kumwe aha ngaha rutabashije kugera aha rwo mu karere ka Rwamagana kubera yuko dufatanya mu bikorwa byinshi byo kwiteza imbere no guteza imiryango yacu imbere ndetse no guteza igihugu imbere. Turafatanya rero muri ibyo bikorwa cyane cyane no guhangana n'ibibazo bibangamiye umudendezo n'imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane ibyo twita human security issues. Dufatanya n'uru rubyiruko kubakira abatishoboye, kubumba amatafari, gusiza ibibanza kugera ubwo n'inzu zuzuye. Ni ibikorwa rero dukesha urubyiruko. Nagira ngo rero wenda kuba turi kumwe ahangaha batabashije kumenya abashyitsi turi kumwe, nagira ngo Nyakubahwa Minisita munyemerere murikire uru rubyiruko abashyitsi turi kumwe ahangaha. Nagira ngo mpere kuri Nyakubahwa Minister of State muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, muhaguruke musuhuze uru rubyiruko rubabone Nyakubahwa Minisita. Tumwakiriza amashyi n'impundu. Nk'uko nari maze kubibabwira, tunari kumwe n'abaje bahagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye cyangwa UN. Dufite abaje bahagarariye UNFPA, twagira ngo tumusabe ubuzima baramutse. Dufite kandi abandi bafatanyabikorwa baturutse mu Mbuto Foundation, cyangwa baracyari hepfo, ubanza bakiri hepfo. Dufite abaturutse muri FAO, thank you for coming. Dufite kandi partners baturutse muri UNICEF, please stand up for recognition. Thank you very much for coming. Dufite abafatanyabikorwa baturutse muri GGGI, nabo twafatanyije niba bahageze. Okay, arakoze cyane Richard. Dufite abandi bafatanyabikorwa baturutse muri DOT Rwanda. Dufite abandi bafatanyabikorwa baturutse mu akazi kanoze niba bahageze cyangwa baracyari hepfo mu rubyiruko, ubu barimo baraza. Dufite kandi abandi bafatanyabikorwa baturutse muri Harambe, ubanza nabo bakiri hepfo. Dufite kandi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Tunari kumwe na Vice Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rwamagana.
turi kumwe na Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rwamagana. Turi kumwe n'abahagarariye inzego z'urubyiruko NYC bahagurukira rimwe kuko ni benshi. Turi kumwe n'abaje bahagarariye Youth Volunteers mu karere ka Rwamagana, nabo abenshi bari mu mirimo ariko abari hano bahagurukira rimwe nabo. Ubanza bo kuko twabagabanyije hirya no hino bakiri mu kazi. Turabashimiye, nagira ngo mu izina rya komite nyobozi y'akarere ka Rwamagana n'inkeramihigo zose zo mu karere ka Rwamagana, nyakubahwa minisita ndetse n'abashyitsi mwatuzaniye, tubahe ikaze kandi tubashimire ko mwahisemo kwifatanya natwe. Murakoze. Nyakubahwa Minister of State muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi, Nyakubahwa Muyobozi w'Akarere ka Rwamagana, ba Nyakubahwa bahagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye, twazanye umuyobozi uhagarariye FAO ndetse n'uwahagarariye UNFPA, bayobozi mwese mutandukanye muhagarariye inzego zitandukanye mu nzego z'ibanze ndetse n'abahagarariye abikorera n'imiryango itegamiye kuri leta, rubyiruko mwateraniye hano kugira ngo twizihize uyu munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko ku isi yose. Mumfashe kugira ngo twese twihe amashyi ko twashoboye kuboneka. Murakoze cyane. Nagira ngo mbanze mbaramutse mu izina ryanjye bwite, nitwa Marie Claire Ryanyawera, nkaba nkora mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage, cyane ryita ku buzima bw'imyororokere, nkaba nshinzwe porogaramu ikomatanyije y'ubuzima bw'imyororokere muri icyo kigo, irimo no kwiteza imbere mu rubyiruko. Ndabaramutsa kandi mu izina ry'umuyobozi wacu Dr. Adelakin, ntabwo yashoboye kuboneka kubera impamvu zitamuturutseho, ariko yambwiye ngo mbasuhuze. Buri mwaka ku itariki ya 12 Kanama isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko. Uyu munsi wemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1999, utangira kwizihizwa bwa mbere ku wa 12 Kanama mu 2000, ufite intego yo kuzirikana ubudasa n'uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abatuye isi. Ni umunsi udufasha twese kuzirikana akamaro ko guha urubyiruko uruhare mu bikorwa byose, haba mu igenamigambi, ishyirwa mu bikorwa mu gusuzuma ibyagezweho, kandi ni umwanya utuma dusubiza amaso inyuma tukishimira ibyagezweho ndetse tukanatekereza ku mbogamizi zisigaye urubyiruko ruhura nazo kugira ngo rugere ku nzozi zabo. Nyakubahwa Minisitiri, nagira ngo munyemerere mvuge gato ku buzima bw'imyororokere. Akenshi iyo tubivuze hari ubwo abantu bamwe baravuga ngo birabacanga, akenshi na kenshi bamwe bakumva ko bitabareba, ariko ubuzima bw'imyororokere ni imibereho ya muntu ku mubiri, mu mitekerereze, ku mikurire, ku marangamutima ndetse n'imikurire n'imikoreshereze y'ibitsina byacu. Murumva hari usigaye inyuma utarebwa n'ubuzima bw'imyororokere? Hari uhari? Iyo dutekereje gukunda, amarangamutima yo gukunda ni ubuzima bw'imyororokere. Ubushake bwo kumva umuntu yakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se yakwifata ntayikore ni ubuzima bw'imyororokere.
kumva uteganya ukavuga ngo igihe runaka nzashaka umugore cyangwa se nshaka umugabo, ni ubuzima bw'imyororokere. Murumva ko ari ibintu bitureba twese, ariko by'umwihariko ku rubyiruko ni byiza yuko dusobanukirwa tukamenya neza imikurire, imikoreshereze, kugenga amarangamutima yacu mu buzima bw'imyororokere kugira ngo tugere ku nzozi z'ibyo twifuza. Nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'abandi banyacyubahiro mwese muri hano, mu gihe twizihiza uyu munsi mpuzamahanga ku nshuro ya 25, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mibereho myiza no guteza imbere ubuzima bw'imyororokere mu Rwanda UNFPA rirashimira byimazeyo guverinoma y'u Rwanda kubera ubuyobozi bwiza bushyira imbere imibereho myiza y'urubyiruko binyuze mu gushyiraho politike nziza, amategeko n'ingamba zinoze zifasha urubyiruko kugira ubuzima bwiza, ubumenyi n'ubushobozi burushoboza kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu. Rubyiruko muri hano mumfashe kugira ngo leta yacu y'ubumwe tuyihamaye. From what we saw in the field, from what we've just seen on stage here, I think Rwanda and Ramagana surely has talent. It is a great honor to join you today in celebrating International Youth Day 2025. This year's theme, Youth Empowerment for a Sustainable Future, is both timely and inspiring. Especially here in Rwanda, I can see it's a very youthful crowd here, but we know from the statistics that over 60% of the population is under the age of 25. Youth are not only leaders of tomorrow, but they are also the change makers of today. In Rwanda and across Africa, they are driving innovation, championing climate action, and reimagining agriculture as a dynamic sector for business, employment, and solutions to some of our most challenging challenges. At the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, we believe that empowering youth is essential to achieving food security, reducing rural poverty, and building resilient and sustainable agri-food systems. Agriculture has immense potential for creating decent jobs, promoting entrepreneurship, and safeguarding the environment. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, this potential can only be realized when young people have the skills, the resources, and opportunities to lead. And I'm very excited that we could see what was happening in the classrooms. I think to me, this is really something we really want to emulate and spread across the country. According to NSIR, agriculture remains the primary source of employment in Rwanda, employing over 65% of the working population. Yet the average farmer is aging and is around 50 years old. So we need young people to be part of this sector so as to not only to produce the food we need, but to really address the significant challenges that our youth face of unemployment and underemployment. And I have good news for you. Agri-food systems, agricultural sector is projected to grow. And this is a $1 trillion industry, so there are opportunities that you can harness from this sector. So we must make agriculture attractive to our youth, not only as a source of income, but also as a platform for leadership, innovation, and national building. FAO is proud to work alongside the government of Rwanda and other development partners to create pathways for youth empowerment in agriculture. Just this week, we were training RIAF, Rwanda Youth in Agribusiness Forum, on vertical farming, which is something which is much needed for a country with limited land. We are promoting climate smart and sustainable agriculture farming. We've engaged youth in poultry model farms and in digital innovations,
And we are really engaging youth in our different platforms so their voices can be heard in policy making. We are partnering with universities and technical schools to develop skills that match the future work in agriculture. Empowering youth means ensuring they have access to productive services, and we call on all development partners to join forces to make this a reality. It means giving them not only a seat at the table, but the means to design and drive solutions. When youth are empowered, they can turn challenges like climate change and food insecurity into opportunities for sustainable growth. The role of digital innovation, we saw the smart classroom, cannot be overemphasized. With access to smartphones and internet, today's youth can reach new markets, share knowledge, and develop solutions that protect the planet while feeding communities. Today, I call upon all partners to invest in youth-centered agricultural programs. Let us unlock their potential by removing barriers and opening doors. Let us recognize that empowering youth is not charity. It is an investment today and in the future we all share. To the youth here today, you are the heartbeats of your nation's future. Your energy, creativity, and determination are exactly what Rwanda needs and what the world needs to thrive sustainably. Be bold, take ownership of your ideas, dare to innovate, and know that as FAO, we stand committed to support you, provide you with the knowledge that you need to thrive and make agri-food systems sustainable. Together, we can sustainably develop Rwanda and put an end to food insecurity. Murakoze cyane, thank you very much. Representative, partners from Rwanda, Akazi Kanoze, GGGI, Harambe, representative from the National Youth Council na Youth Volunteers, Rubyiruko bana bacu mwiriwe neza. Nishimye cyane kwifatanya namwe kuri uyu munsi twizihiza mpuzamahanga w'urubyiruko wahuriranye na gahunda yo kwita ku bana n'urubyiruko bari mu biruhuko. Iyi gahunda idufasha gukomeza gukundisha urubyiruko rwacu ishuri, kubatoza umurimo, indangagaciro z'umuco wacu no kubarinda ingeso mbi. Dear partners, it is a great honor to also welcome all of you and friends from across different sectors whose presence here demonstrates the shared commitment we all have towards empowering young people. Your support is not only a contribution of today's celebration, but also a long-term investment in the future of Rwanda's youth, nurturing their talents, building their skills, and expanding the opportunities. Together, we are laying the foundation for a generation that will drive sustainable growth and uphold the values that define our nation. Rubyiruko, insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragaruka ku kubakira ubushobozi urubyiruko hagamijwe iterambere rirambye. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yo twita NST2, imwe mu nkingi zigize izi gahunda ni kubaka ubushobozi bw'Abanyarwanda hibandwa ku rubyiruko kugira ngo bagire uruhare rufatika mu kugeza u Rwanda ku ntego z'icyerekezo 2050 twihaye kandi dukwiriye. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, ni turi igihugu gishimishwa n'ibintu uko biri, na nubwo turi abantu bashimishwa gusa naho bageze. Ibi bigaragaza ko dukwiye guhora twubaka, twagura ibyo dukora, tugamije kugeza kure hashoboka buri wese mu rugendo rwe rw'ubuzima. Rubyiruko, iyo tuvuga iterambere rirambye, nimwe tuba duhanze amaso. Gutera imbere kw'igihugu bigirwamo uruhare runini n'abaturage bacyo bose, ariko kuramba kw'iryo terambere bikenera urubyiruko rwiteguye gukomereza aho abakuru babo baba bagejeje. Ibi rero kubigeraho bisaba ubufatanye bw'inzego zose,
ariko by'umwihariko bigakenera ubushake bw'urubyiruko rwiyemeza kwagura inzozi zabo bagaharanira no kuzigeraho uko byamera kose. Nka leta dukomeza gushyiraho gahunda zitandukanye zishyigikira abato muri urwo rugendo mu byiciro byose. Niyo mpamvu muri ibi biruhuko twafatanyije namwe mwese muri gahunda yo kwita ku bana n'urubyiruko, ikaba ari mwe muzifasha kubaka ubushobozi bw'urubyiruko binyuze mu biganiro, kuvumbura impano no kuzikuza, kumenya amahirwe abakikije mwabyaza umusaruro mu kwiteza imbere n'ibindi. Si ibyo gusa, kuko politiki y'igihugu y'urubyiruko ifite intego yo kubaka urubyiruko ruri byo twita ready, bisobanuye responsible, empowered, apt and dignified youth. Turifuza ko muba urubyiruko rwiteguye gufata inshingano zo kugeza igihugu cyacu ku iterambere rirambye. Rubyiruko, bana bacu, iyo twizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko, ni umwanya mwiza wo kongera gusubiza amaso inyuma tukishimira uruhare urubyiruko rwacu mugira mu buzima bw'igihugu, haba mu nzego z'imirimo ya leta n'iy'abikorera, haba mu nzego z'umutekano, mu nganda z'ubuhanzi, muri siporo, gahunda y'ubwitange n'ubukorerabushake n'ahandi henshi hatandukanye. Umuhate wanyu uragaragara kandi turawishimira. Twizeye ko umusanzu wanyu uzakomeza kwiyongera muhanga ibishya byinshi mu iterambere ry'ikoranabuhanga rigezweho, ibyo twita mu Cyongereza artificial intelligence, mutanga ibisubizo mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe climate change, mu gufata ibyemezo decision making, no kugira uruhare muri politiki political participation. Ibyo byose bishyigikira iterambere ryanyu n'iry'igihugu muri rusange. Mu gushaka gukuraho imbogamizi zikibangamiye urubyiruko, zirimo ikibazo cy'imirimo itaboneka ku rubyiruko rwose, leta ikomeje gushyiraho gahunda zitandukanye zigamije kubashyigikira, harimo uburezi kuri bose, amashuri y'ubumenyingiro, gushyigikira imishinga ya ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko, gushyiraho ibikorwa remezo bibafasha kubyaza umusaruro impano mwifitemo n'ibindi. Rubyiruko rero, uruhare rwanyu ni ingenzi mu kubungabunga ubuzima bwanyu. Ndabakangurira kureka kunywa inzoga, mwirinde ibiyobyabwenge kuko byica ubuzima bwanyu n'ejo hazaza. Mu byo mukora byose rero, turabasaba kumenya guhitamo neza no gushishoza kugira ngo mwirinde ababashuka bagamije kubangiriza ubuzima. Esteemed partners, I wish to express our deepest gratitude to all of you for walking this journey with us. Your collaboration and expertise have strengthened our ability to reach more young people, inspire innovation, and address the challenges they face, as together we can equip them with the tools, networks, and confidence they need to thrive in a rapidly changing world. Rubyiruko, bashyitsi bahire, ndagira ngo ndangize iri jambo nshimira abafatanyabikorwa bacu mu iterambere ry'urubyiruko twifatanyije uyu munsi, barimo intara ya Burasirazuba n'akarere ka Rwamagana katwakiriye uyu munsi, UNFPA, Imbuto Foundation, FAO, UNICEF, GGGI, Rwanda, Akazi Kanoze, Harambe n'abandi batandukanye. Inkunga yanyu mu kubaka ubushobozi bw'urubyiruko ni ingenzi cyane kandi turabibashimira. Ndashimira by'umwihariko UNFPA twifatanyije mu gutegura uyu munsi n'abandi bose badahwema gutanga umusanzu wabo mu gushyigikira iterambere ry'urubyiruko. Turashimira kandi abayobozi batandukanye mwitabiriye kuri uyu munsi. Uruhare rwanyu mu kurera u Rwanda urubyiruko rufite icyerekezo ni ingirakamaro. Namwe rubyiruko, bana bacu, tubashimye ko mwabonetse uyu munsi, ndetse ko ibyo mwize muzakomeza kubishyira mu bikorwa no kubibyaza umusaruro mu kubaka u Rwanda twifuza. Nongere nsoze mbabwira nti umunsi mwiza mpuzamahanga w'urubyiruko. Ndabashimiye cyane.
abakozi nyakubahwa state minister, reka munyemere urubyiruko twongere dushimire minisitiri ku mpano nziza duhaye.